ese koko King James yaba afite umwana w'umuhungu? Nkurikije umwana ndi kubona kuri iyi foto ndabona asa na King James. Ese we na King James baba bafitanye ihe sano? Ntucikwe, iyi ni ku Nkombe TV. Ibibazo byinshi bikomeza kwibazwa n'abafana ba King James hirya no hino ku isi, cyane cyane mu Rwanda. King James kandi azwi nk'umwe mu bahanzi bubashwe cyane mu Rwanda mu njyana ya dancehall na reggae. King James akaba amaze imyaka irenga 10 mu muziki. Ariko se ubuzima bwa King James bwite buhagaze butuye munsi. Uyu munsi turabagezaho inkuru irambuye igaragaza iby'ukuri, amakuru ndetse n'ibihuha bimaze iminsi bivugwa ku mwana bivugwa ko ari wa King James. Ntuze gucikwa. Kora subscribe wowe utarakora subscribe, tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi ku makuru menshi atandukanye. Amakuru ajyanye n'iki kibazo yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu mwaka ushize. Ubwo ku mbuga nkoranyambaga hagaragaraga amafoto ndetse n'amagambo y'abantu bavuga ko King James yaba afite umwana w'umuhungu ariko atabishyira hanze. Bamwe bavuga ko yabyaranye n'umukobwa wo muri Kigali, abandi bagakeka ko uwo mwana yaba yaraheze hanze y'igihugu. Byose byatangiye ku ifoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga ko uwo mwana asa na King James cyane. Abandi bashyiraho ibisobanuro bavuga ngo reba amaso ye ni nk'ay'umuhanzi wo mu Rwanda witwa King James, but dore this afite n'inyinya. Nubwo nta gihamya gifatika kigeze gitangwa, ibi byateye impaka nyinshi. Haba ku mbuga nkoranyambaga za King James harimo Instagram na Facebook, nta namwe yigeze agaragaza ifoto cyangwa se amagambo yemeza ko yaba afite umwana, yaba umuhungu cyangwa se umukobwa. Ariko nanone ibitekerezo by'amafana bimubaza ku byerekeranye iki kibazo ntabwo akunze kubisubiza, ndetse bimwe na rimwe arabyirengagiza. Ibi byatumye bamwe bavuga ko ashobora kuba abigira ibanga kubera impamvu ze bwite, abandi bakabifata nk'aho nta mwana afite ahubwo ari ibihuha. Nanone kandi mu biganiro King James yagiranye n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda harimo Radio 10, Kiss FM ndetse na Flash TV, yigeze kugaruka ku buzima bwe bw'urukundo. Yavuze ko atari umuntu wihutira kwerekana ubuzima bwe bwite, cyane cyane by'urukundo n'umuryango we. Icyo gihe yagize ati, nubaka umubano n'abantu sinabishyira hanze ngo bishyire ku karubanda, kuko hari ibigomba kuguma mu buzima bwanjye bwite, ntashaka gusangiza abantu batandukanye. Ibi nanone kandi bishobora gutanga igitekerezo kivuga ko niba koko King James afite umwana w'umuhungu, ashobora kumurinda kuba icyamamare cyangwa kumenyekana muri rubanda. Nanone kandi haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose, ntabwo ari ibintu bishya kubona ibyamamare bibika ubuzima bw'abana babo mu ibanga. Hari igihe bavuga ko ibi bishobora kugira ingaruka mbi cyane, bakaba barinda abana babo iterabwoba ry'itangazamakuru cyangwa se abirinda drama z'urukundo zasubira inyuma. Muri Afrika hari abahanzi benshi nka Diamond Platnumz, Burna Boy ndetse na Davido, bose bagiye bagira ibihe bitandukanye aho bagaragazaga cyangwa se bagahisha abana babo bitewe n'icyo bashaka kugeraho. King James rero niba koko afite umwana w'umuhungu, ashobora kuba amahitamo ye kumurinda itangazamakuru cyangwa se akaba ari gahunda ye yihaye bwite kugira ngo tutinjira mu buzima bwe cyane mu ruhame. Nanone kandi abafana b'uyu muhanzi bavuga ko bamushyigikiye cyane uko byameze kose, yaba afite umwana cyangwa se yaba atamufite. Nanone kandi uwitwa Vanessa yanditse ku rukuta rwe rwa Facebook avuga ati, King James ni umuhanzi wacu, ibimwerekeyeho ntibikwiye kuba inkuru yo kwinjiramo cyane. Niba afite umwana ni ibyishimo, niba kandi atamufite ni uburenganzira bwe. Aha nanone kandi hari abagaragaza ko umuhanzi wese afite ubuzima bwe bwite, kandi niba koko ari ukuri ko King James afite umwana, igihe nikigera ubwe azabyitangariza. Ntabwo ari ngombwa ko abantu aribo babitangaza. Kugeza ubu nta kiganiro kizwi cy'itangazamakuru kigeze kibanda kuri iki kibazo. Hari ibiganiro byamubajije ibijyanye n'urukundo n'imishinga y'ahazaza, ariko nta mwanditsi cyangwa se umunyamakuru uramubaza mu buryo buziguye niba koko King James yaba afite umwana. Ibi bivuze ko n'itangazamakuru ryubahiriza icyemezo cye cyo kugumana ubuzima bwe bwite ndetse n'amakuru ye bwite. Ariko nanone ishobora kuba ari uko nta gihamya na kimwe gifatika abagenderaho bamubaza koko niba afite umwana. Ikiriho cy'ukuri ni uko kugeza ubu nta gihamya cyemeza cyangwa se ihakana ko King James afite umwana w'umuhungu. Ntabwo bivuga mu ruhame, nta mafoto abigaragaza, kandi nta n'ikinyamakuru cyangwa se urubuga rwizewe rwabitangaje. Ariko nk'uko byagaragaye, abantu bafite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwabo bwite, cyane cyane ibyerekeranye abana. Niba King James afite umwana, igihe nikigera azabivuga, ashobora kuzabishyira ahagaragara. Kandi niba nta mwana afite, twakwiriye kubaha ubuzima bwe bwite.
niba nawe uzi andi makuru yerekeye King James cyangwa se wumva hari icyo wifuza kutubwira cyerekeranye n'iyi nkuru wabyandika muri comment kandi wibuke kugenda ukoze subscribe ku Nkombe TV. Ndabakunda cyane.